Muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka 7 igamije kwihutisha iterambere, biteganijwe ko bitarenze umwaka wa 2024 buri muturarwanda agomba kuzabagerwaho n'amazi meza. Abanyarwanda bose 100% bazagerwaho n'amazi meza bavuye kuri 85% bariho mu 2017. Iyi ni gahunda yatangiye mu mwaka wa 2017. Biteganijwe ko uretse abafite amazi mu ngo zabo bazaba bayabona mu buryo buhoraho, abatuye mu bice by'icyaro bo bazaba bayabona nibura muri metero 500 uvuye aho batuye, mu gihe abo mu mijyi bazaba bayabona nibura muri metero 200. Ibi bizagerwaho hubakwa kandi hanasanwa imiyoboro y'amazi yo mu mujyi wa Kigali, indi mijyi no mu cyaro. Ibikorwa by'isuku n'isukura nabyo bizagera ku banyarwanda bose 100% bivuye kuri 84%. Hazanashyirwaho uburyo buboneye bwo gutunganya imyanda mu mijyi itandukanye ndetse no mu cyaro. Nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yo mu ibarura rusange ry'abaturage ryo mu mwaka wa 2022 bigaragaza, mu Rwanda abaturage bagera kuri 82.3% bafite amazi meza. Hagamijwe kugera ku ntego igihugu cyihaye, ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacyo batandukanye bubatse inganda zitunganya amazi hirya no hino mu gihugu. Hashyirwaho imiyoboro mishya igamije kugeza amazi ku baturage, ndetse n'iyari ishaje iravugururwa. Muri iyi gahunda niho hubatswe inganda zitunganya amazi nk'urwa Nzove yongerera ubushobozi, urwa Kanzenze, urwa Gihira, urwa Mwoya, urwa Nyabahanga, urwa Kanyonyomba, urwa Mirama, urwa Nyankora ndetse n'urwa Nkombo. Izi nganda zatumye ingano y'amazi yatunganywaga ku munsi mu mwaka wa 2017 yiyongera ava kuri metero cube 237,120 agera kuri metero cube 327,852. Mu bice by'imijyi hubatswe imiyoboro y'amazi ya kilometero 2,981, hanubakwa ibigega 1,016 bifasha kugeza amazi mu bice by'icyaro. Hubatswe kandi amavomero rusange agera ku 5,461 mu bice by'imijyi n'andi agera ku 16,835 mu bice by'icyaro. Ugendeye kuri raporo yo muri Kanama mu mwaka wa 2023, abafatabuguzi b'amazi nabo bariyongereye bava ku 192,513 bariho mu 2017 bagera ku 324,864, kandi uyu mubare w'abafatabuguzi ugenda wiyongera umunsi ku wundi. Mu rwego rwo kugeza amazi meza mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, hubatswe uruganda rutunganya amazi rwa Kanzenze, hanavugururwa uruganda rwa Nzove. Ibi byatumye ibice bitabonaga amazi biyabona mu buryo buhoraho. Azahagije hose amazi yarakwirakwiye muri Gasanze no muri Ndobo. Ibi bibazo byakemuye no kuvoma amazi mabi no kuvoma ahantu kure. Twahuse imvune bavamaga ahantu kure, ukavana injerekani ukayizamukana ruguru iriya. Niba warajyanaga ibuni imwe ukeneye gukaraba gufura, urumva ari kimwe wigomwaga ugafura cyangwa ugakarabamo kimwe. Rero ko twarabonye ahangaya ni ibintu byiza, yaradushimishije cyane, baratworohereje mbese. Byari ikibazo rero uzi kujya epfiriya cyangwa ukavomesha ibuni ya 250, byabaga ari ikibazo. Mu gukwirakwiza amazi meza hirya no hino mu gihugu, hitawe cyane ku bikorwa remezo bifitiye abaturage akamaro nk'amashuri, amavuriro, amahoteli, inganda n'ibindi. Ibi byagize umumaro ukomeye cyane. Bafite ubumuga hariho nk'uburwayi butandukanye kubera kunywa amazi mabi. Ubu ngubu nta kibazo kirimo. Ugiye hariya hepfo wasanga abana bari kunywa amazi nta kibazo muri sterine ziriya zitunganya amazi yahari. Ikindi kandi nta mwanda bagira, ndetse na za nzoka zo bahoraga barwaye usanga bitumye aho babonye ntabwo zihari. Icyambere amazi ari muri serivisi hose, mu maserivisi yose amazi arimo, mu bwiherero amazi arimo. No kuvuga ngo umuntu wese ayakoresha uko ayakeneye kandi mu buryo bidufasha kugira ngo tugire na yasuku. N'ikindi, aho twari turi imbere hatandukanye naho turi uyu munsi. Ikigo dufite ni ikigo cyiza gikeneye isuku kandi gikeneye ko twakoresha ayo mazi. Ikigo cyagombaga gushyiraho expense nini cyangwa se amafaranga menshi mu gushaka amazi buri munsi. Byadusabaga byibuze buri munsi kuba dufite imodoka ya Helix turi bukodeshe iri bujye kuvoma amazi buri munsi. Byavaga bigoye. Ubu rero mu gihe dufite amazi, mu gihe twagize umugisha ikigo cya WASAC kikatugezaho amazi kandi ahagije kandi ku gihe,
hari depanse nini nyine yagiye ku ruhande, icyo muracyumva. Amafaranga twashyiragaho ubu ntabwo bigihari. Icya kabiri, igihe twashyiragaho kuyashaka n'izindi mbaraga zirimo gutwodesha imodoka cyangwa n'ibindi bikorwa byahagararaga kugira ngo dushake amazi. Aya mazi yaje akemura ikibazo twari dufite, cyari kijyanye n'uko nyine nta mazi twari dufite muri iki kigo, kandi ubona ko ari Kigali gikeneye isuku, cyane cyane gukoropa ibyumba by'amashuri, gutegura amazi meza abana bashobora kunywa duhereye kuri ayo, gutekera abanyeshuri muri iyi gahunda ya leta ya school feeding. Kugeza amazi ku bayakeneye bisaba ibikorwa remezo nk'imiyoboro myiza kandi ihagije. Muri urwo rwego, mu mijyi yunganira Kigali mu turere twa Musanze, Nyagatare, Huye, Rusizi, Muhanga na Rubavu no mu nkengero zayo ni hamwe mu havuguruwe imiyoboro ihageza amazi, ndetse hagejejwe n'indi mishya, ikintu abahatuye bishimira. Kubona amazi byari bitugoye cyane, mbese ubwo twajya kuvoma hariya mbonye hari amazi ari gutemba muri Mpenge, nano hasi hari ahantu hari amazi, mbese ariko nk'imvura yaguye umugezi uruzura, ntabwo mbese tubasha kubona amazi, twavomaga amazi mabi. Ubu kuba twarabonye amazi hano meza no turi gushima Imana. Muri twari turiho nabi cyane, twavomaga hepfo ku iriba ry'umugabo Fureri yashoragamo inka, byaje tukajya kuyavoma, tukaza tukayateka, tutanayateka abadafite guteka bakanywera, ugasanga turanywa amazi mabi ateye ubwoba, byari bikomeye. Nyuma rero twagize Imana tubona baraje batangiye gucukura, bose baracukura iki bati n'amazi. Twe nta nubwo twe dufite ibyinjyo ko hana amazi twayabona, tubona n'amazi meza, turatangira turavoma, ubu twaranezerewe. Abana hano kwirerero baranywa amazi kuko bahaturiye, tukabatekera igikoma tuvomesha amazi meza, ariko icyo gihe twavaga amazi mabi cyane biteye ubwoba. Ngiye najyaga kuvoma saa 9 z'ijoro kugira ngo mbone amazi, ntanguranwa n'abandi. Iba ryacu rizana amazi makeya, iryo ngiryo najyaga kuvoma. Ubu rero twagize amahirwe tubona amazi. Ubu twarasubijwe, urebye nta bana bakijya kuvoma kure, ndetse natwe nta mvune yo kumazi gihari, ndetse n'abantu murabona ko babafuze basa neza, nta kibazo cy'umwanda gihari. Amazi aboneka ku gihe kandi ahendutse. Bakoreshaga amazi mabi cyane, wakaraba ugahinduka umweru, wafura umwenda ukazamo ibizinga, ariko aho tuboneye amazi ubu nta kibazo dufite. Abaturage banywa amazi meza, barakaraba amazi meza, baramesa umwenda ugacya, barakaraba bagacya, mbese ibintu bimeze neza ubu ngubu. Ubu turatuje turashimira Paul Kagame wadutekererejeho akaduha amazi meza, twari dupfuye pe. Mu turere dutandukanye tw'igihugu ahakozwe imishinga inyuranye igamije kongera amazi meza ahabwa abaturage. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'ubw'amavuriro yegerejwe abaturage buvuga ko kubona amazi meza byahinduye imibereho y'abaturage, bimakaza isuku n'isukura, indwara ziterwa n'umwanda ziragabanuka cyane. Harimo n'abambukaga nk'uko mubibona bakajya kuvoma mu Bugande, ariko isaha twatahira kubera ko nkaha turaza niyo zaba saa moya ukahita ujyana amazi ugateka. Mu gitondo wabwira umwana ngo ajya kuvoma ajya ku ishuri, ngo ajye ku ishuri, hakabaho ubwo nasibye kubera ko ikibazo cy'amazi yageze ku mugezi akayabura kubera abantu benshi, ariko abana bagerera igihe ku ishuri. Ubu nta kibazo dufite cy'amazi. Iyo ufashe 2023 ukava kuri 75 ukagera kuri 20, icyagaragaye nuko bari bakeneye amazi, kuko nyuma yo kubona amazi no kubasobanurira, indwara zaragabanutse mu buryo bugaragara, aho babandi bazaga hanga kwivuza indwara zituruka ku mwanda usanga ko bagabanutse. Ikindi ni umwanya bakoreshaga bajya kuvoma amazi aho yageze ubu ngubu mu kabande, ko abaturage noneho umwanya bawukoresha biteza imbere, abana bakagera ku ishuri ku gihe, ko twajya tubona abanyeshuri bakererwa kubera ko babanje kujya kuvoma cyangwa se ku mashuri bakabatuma amazi, ariko amazi iyo yageze ku ishuri birumvikana ko abana nabo biga neza. Navuga ngo hari ingaruka nziza bigenda bizana no kwimpinduka zishingiye ku muturage, kandi twese nicyo dukorera n'abafatanyabikorwa, kandi dukomeza gushyiramo imbaraga kuri ibikorwa remezo, uko bizana impinduka tubibonera mu buzima busanzwe bw'umuturage. Bahaye ingo zigera ku 1000 amazi meza ku buntu. Iyi ni inzira twishimiye cyane, kuko dukurikije uburyo amazi aba ari ingenzi, ndetse n'abaturage bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe baba ari abantu badafite amikoro ahagije. Iyo tugize amahirwe nk'ubu buryo bidufasha kugira ngo tugende tuzamura rya janisha ry'abaturage bafite amazi. Twabibara rero iyo kugeza ubu ngubu dufatiye ku mibare igenda igaragazwa, kugeza ubu ngubu turi kuri 84.8
by'abaturage bafite amazi meza. Ikintu cyahindutse ni indwara ziterwa n'umwanda, harimo inzoka, harimo za fievre typhoide na malariya, kuko twavomaga amazi yo mu bishanga hariya byabaga birimo izo ndwara nyinshi nyine. Rero WASAC imaze kuduha amazi, indwara zaragabanutse ku buryo ubu ngubu dushobora kwemeza ko tugeze nko kuri 20%. Ingo zigera ku 10,000 zegerejwe amazi meza, ibigo 25 bya leta, harimo amashuri, amavuriro, imirenge, utugari nabo byahawe amazi meza, ndetse n'ahandi henshi hahura n'abantu benshi, amazi agera ku masoko n'ahandi nk'aho ngaho. Ibyo rero byatumye tuva ku kigero cya 60% ku bafite amazi meza tugera ku kigero cya 78.9% aricyo tugezeho uyu munsi, tugendeye ku mibare y'ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryabaye mu mwaka ushize. Ku bikorwa birebana n'isukura, hari ikimoteri cyubatswe aho bashobora gushyira imyanda y'ibishingwe. Ni ikimoteri kinini, ubu ngubu kirakora neza, imyanda yose yo mu mujyi niho igana, ariko tukagira n'ikindi gice kuri icyo kimoteri cyakira imyanda ituruka mu bwiherero. Kuba rero twarazamuye ijanisha ry'ingo rifite amazi byanadufashije no kugabanura umubare w'abana bari mu mirire mibi. Ikindi buriya ni igihe umugore cyangwa n'abana cyane cyane b'abakobwa bataga bajya kuvoma, byibuze umubare munini wabo ntabwo ugita umwanya munini, bakabona rero uburyo bwo kuba bajya mu bindi. Abana bakabona umwanya wo gukina, kandi umwana bakeneye gukina kugira ngo akure neza, ariko n'abagore nabo bakabona umwanya bashyira mu yindi mirimo yabo ya buri munsi. Kubona amazi meza ni uburenganzira bwa buri munyarwanda hatarebwe ku mikoro ye. Mu rwego rwo kunganira abaturage batishoboye, WASAC yafashije imiryango igera ku 5,740 kubona amazi meza mu ngo nta kiguzi. Ibi bintu abaturage barabyishimira cyane. Narindi nyine mu cyiciro cya mbere aho batu umuntu ubwo atishoboye, reka turebe ukuntu nawe tumuha amazi, kuko adafite ubushobozi bwo kuyakuruza, reka tumushakire uburyo twamuha amazi. Amazi nabonye mu ubwo buryo narishimye cyane. Twarishimye cyane, n'abaturage bose baraza baravoma. Mukecuru ati n'ubusanzwe niyo nayabonaga mu kabande bazaga nkayabaha, tukanywa amazi meza. Byaratworohereje ku isuku, dore mukecuru tudahari arafata amasahani akoza agashikanika hariya, urabona ko nta kibazo kiba gihari kubera amazi amworoheye. Nubwo atabashije n'akenda aratereka aha n'ibasi ubundi akimesera nta kibazo. Ntayo twatanze, ni ubuntu bayaduhereye. Kuko urabona kukuruza amazi byabagara amafaranga, noneho ubushobozi bwo kuba umuntu yayakuruza ku giti cye byabaga bihenze. Tugize amahirwe tubona baradufashije, baduhaye amazi, ni kubona rwose nta kiguzi. Nta muntu n'umwe ugomba gusigara inyuma atagezweho n'amazi meza aho yaba ari hose mu gihugu. Muri uru rwego rero, abatuye ku birwa bitandukanye nabo begerejwe amazi meza, by'umwihariko abo ku kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi bahoze bakoresha amazi y'Ikivu agashyira ubuzima bwabo mu bibazo. Ubu bubakiye uruganda rubaha amazi meza rufite ubushobozi bwo gutunganya metero kibe 720 ku munsi. Aba bavuga ko bataragezwaho amazi meza bibasirwaga n'indwara ziterwa n'umwanda kubera gukoresha amazi y'Ikivu. Imvura yagwaga kuri iki kirwa, imivo ikamanuka ruguru, yagera mu mazi inzoka zikororoka. Amazi twayakoresha ugasanga imbiswi zaje, abantu bari kurwaragurika kwa muganga ejo nanone buri ko bwakeye nuko bwishe. Ariko kubera iki gihe twagezemo, leta yaturwanyeho iduha amazi, ayo mazi tuzigaye tuyakoresha, za ndwara zose ntazo tukibona. Ngo twakoreshaga amazi y'Ikivu, kubera amazi y'Ikivu ataba ari amazi meza, niho wumvaga kenshi twakundaga kugira icyorezo cya korerayo cyageraga no ku Nkombo, byabaga ibindi nyine kubera amazi mabi twakoreshaga. Ubu turashima leta y'ubumwe kubwo yatwegereje amazi, tubona amazi meza, haba koza ibyombo no kunywa. Ubu dusigaye tunywa amazi meza, higero ku Banyarwanda, higera no ku bandi, no ku Banyankombo. Mu rwego rwo kurushaho kunoza serivisi z'amazi cyane cyane ku baturage bakoresha amavomo rusange, WASAC yatangije uburyo bw'ikoranabuhanga bubafasha kwivomera bakoresheje udukarita
badategereje ushinzwe ivomo. Abakoresha ikoranabuhanga bashima ko batagita umwanya ku mavomo cyangwa se ngo bahirirwe bategereje uvomesha. Ni byiza cyane, abaturage barabyishimiye. Ntibisaba ko umuntu yacuruza ahora hano buri munsi. Ushobora no kumusanga iwe mu yindi mirimo, ukagura ku ikarita yawe ukaza ukavoma atari iruhande rwawe. Ariko ubundi bakiyafite imbere bataragira ku ikoranabuhanga, bashobora kuza bakayiba bakayavoma utakoze ku ikoranabuhanga. Ni igikorwa cyiza leta rwose yadukoreye ishimishije. Turifuza ko byakwira hose. Ibibazo byose birebana n'ikwirakwizwa ry'amazi byakemuwe kugira ngo aya mazi ashobore kubeshaho abanyarwanda. Ariko kandi twese turabizi ko ahatari amazi meza hadatana n'umwanda. Kubungabunga isuku n'isukura nabyo ni inshingano z'ikigo WASAC. Kuri iyi ngingo hatunganijwe ikimoteri cya Nduba mu mujyi wa Kigali, kandi huzuye ibindi bimoteri 3 bikusanyirizwamo imyanda mu turere twa Nyanza, Kayonza ndetse na Nyagatare. Hubatswe ikimoteri cya Mukarange ku bufatanye na WASAC, umushinga wa LV Watson. Icyo kimoteri kitunganya umwanda utandukanye ushobora kuba byavamo n'ingufu ndetse n'ibindi. Hari amamodoka yabigenewe atunganya iyo myanda. Uretse ibimoteri kandi hanubatswe ubwiherero ahantu hahurira abantu benshi, nko ku mashuri, mu masoko, ku mihanda n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu. Hanakozwe ubukangurambaga n'ibiganiro bitandukanye bigamije gukangurira abaturage kwimakaza isuku aho batuye no ku mibiri yabo. Ibi byakozwe ku bufatanye n'izindi nzego. Mu mujyi wa Kigali ho hanavuguruye inganda nto 7 zitunganya amazi mabi ava mu bwiherero no mu ngo ziri mu duce tubarizwamo inyubako zigezweho. Izi nganda zifite ubushobozi bwo gutunganya metero kibe 435 z'amazi mabi ku munsi. Ibi byabaye igisubizo ku kubungabunga umutungo kamere w'amazi. Buriya ntabwo twakoze ikwirakwiza ry'amazi meza gusa, ahubwo navuga ko bifatanye. Ikwirakwiza ry'amazi meza n'inagurwa ry'amazi yanduye. Iterambere turi kujyamo ntabwo ari ryo gucukura ibyobo hirya no hino nk'uko byahoze, ibyo bifata amazi mabi ngo azongerande. Ikindi kandi murabona uko ibihe birimo biragenda, inzuzi zacu n'ibyogogo byacu nabyo bikenewe kubungabungwa. Icyo rero nicyo cyatumye dutekereza ko uko dutekereza gutunganya amazi meza ariko n'inagurwa ry'amazi yanduye ari ikintu cy'ingenzi. Mu gihe imiturire igenda itera imbere ndetse n'abakenera amazi bakiyongera, hari ibice bitaragezwamo amazi meza ku buryo buhagije. Ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC cyakoze igishushanyo mbonera kigaragaza imishinga migari igamije kugeza amazi meza ku baturage hakurikijwe uturere babarizwamo. Ni muri urwo rwego kandi hari imishinga yatangiye gushyirwa mu bikorwa ndetse n'iriteganyijwe gutangira mu gihe cya vuba, hagamijwe kugera ku ntego igihugu cyihaye yo kugeza amazi meza ku baturarwanda bose ku gipimo cy'100% bitarenze umwaka wa 2024. Intego ni kugira ngo abaturarwanda bose 100% bagerweho n'ibikorwa remezo by'amazi ndetse na serivisi z'amazi. Mu ishusho ngari nuko kuri ubu ngubu twishimira kuba dufite ibishushanyo mbonera by'ikwirakwiza ry'amazi mu gihugu hose, ndetse habayeho umwihariko ku mujyi wa Kigali. Kubera uburyo umujyi wa Kigali ukura, ubu dufite igishushanyo mbonera cy'ikwirakwiza ry'amazi meza mu mujyi wa Kigali, ku buryo ubu ngubu twatangiye noneho kwihutisha inyigo zishamikiye kuri bya bishushanyo mbonera. Ikigereranyo n'ibyavuye mu gishushanyo mbonera bitwereka ko hagikeneye imbaraga nyinshi zo kugira ngo dushobore guhaza uburyo amazi meza akenewe n'uburyo azagenda akenerwa. Kuri ubu rero mu gice cy'icyaro ubu tugeze ku gisate gikomeye cyo kongera inganda zitunganya amazi meza mu bice by'icyaro. Dufite imishinga igeze kuri 7. Iya mbere yararangiye, ariho twakoze inganda za Mwoya, ariho zakozwe inganda za Kanzenze, uruganda rwa Gihira. Ubu rero tugeze ku kindi gice cy'uwo mushinga kireba cyane cyane ibice by'icyaro, aho tuzashyira inganda zitunganya amazi zigeze kuri 7. Imirimo yaratangiye kuri tera, ahandi naho turacyarimo turashaka ba rwiyemezamirimo bazubaka. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC busaba abagenerwabikorwa kugira uruhare rufatika mu kubungabunga ibikorwa remezo by'amazi, isuku n'isukura bigenda bibagezwaho, no kwamagana uwo ari we wese wagaragara mu bikorwa bigamije kubyangiza.